Hi guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza ndashima Imana. So guys, nkuko mubibona umusatsi wanjye waracitse, nari maze igihe kinini ntawitaho. Hari n'igihe namaze ngira ngo like nk'amezi 3 umusatsi nawitaho, nasokoza ugacikagurika, usubira inyuma nyine nawe murabibona. hari n'abantu bajyaga munyandikira mukambaza ati se hope umusatsi ko tubona nta uriho warogoshe, yaba bitewe n'ukuntu muzi nyine ku musatsi wanjye ukuntu wanganaga mbere. Maze kubona rero ingaruka mbi zibanze kuba ku musatsi wanjye, ngiye gutangira kuwitaho, naje gushaka amavuta meza ashaka kunkorera mu gihe gitoya nkahita mbona na resulta nziza cyane. Amavuta yankoreye hafi ukwezi n'igice, ndi kubona umusatsi wanjye kuri kugaruka, uri gusa neza nkuko muri kubibona. Yego na mbere wabaga uri gusa neza birenzeho, ariko uko biri umeze neza nta kibazo aka kanya. So rero ayo mavuta n'ayandi ntabatindiye bayita Mega Glow. Ni amavuta ari full set, harimo creme, hakabamo n'amavuta yo gusiga na condition yose ariko yayo, n'indi lotion yayo. Ayo ngiye kubereka nkwereke n'uburyo ugomba kuba wayakoreshamo kugira ngo wowe ugiye kuyakoresha ubashe kumenya ngo aya mavuta nayakoresha mu buryo ki, nayakoresha gute. Ubwo ntucikwe n'iyi video, hari aho ndi bugende nerekana amavideo ndimo ndayakoresha, ndi no kugusobanurira uburyo wayakoreshamo nawe utangiye urugendo rwo gukora. So nongera kwibutsa iyi Mega Glow cyane cyane ku bantu bari gutangira gutereka umusatsi, waba ufite umusatsi navuga ngo uri muri 4C. Nababwiye, niba mwibuka nababwiye amoko y'imisatsi, iyo video naho mwayireba. 4C cyane cyane niyo musatsi ukunze kunanirana cyane, wo musatsi abantu bakunze kwita mu kinyarwanda ngo ni injwiri. Nyine ubona twadusatsi nyine tufite intege nke, aya mavuta aragufasha. Utangiye gutoroka warogoshe cyangwa se umusatsi wawe ugezemo hagati ukabona uri kukunanira, aragufasha cyane. So ndakwereka akantu ku kandi, ntucikwe n'iyi video. So ahangaha murabona yuko nayakoreshejeho ababiri mu gikarito, ariko yaza kwereka uko bimeze. Biba arimo ari udupisi 6. Iyi niyo Mega Glow, reka nze nyikwereke neza. Hari igihe ushobora kubona kuri iki gifuniko ukaba wati se umusatsi wanjye ushobora kuwugira gutyo ugashya. Oya, hano baba bashaka kwerekana yuko n'abantu b'abazungu bagira imisatsi itandukanye nk'iyacu y'Abanyafurika bayikoresha nabo. Wenda bakaba bashyiraho iyi foto, ariko cyane ku bantu bashaka naturere yoroshye, iyi Mega Glow iragukorera. Ntabwo yakunyereza umusatsi kereka wowe washatse yuko unyerera cyane byadahari, ariko ndaza kukubwira tips z'uburyo ushobora kubikoramo kugira ngo umusatsi wawe ntunyerere cyane. So reka mbe nshyize hasi iki gikarito. So hariya muri cya gikarito haba harimo udupisi 6. Hano nsigaranye 3 kuko utundi naradukoresheje. Mu gihe rero ugiye gukoresha iyi Mega Glow, reka mvuge ku bantu mufite agasatsi gakeya mugiye gutangira gutereka, ushobora gukoresha hafu y'iyi ngiyi na hafu y'ingiyi, warangiza ukagira ute ukavangira mu gikombe kimwe, yaba ari ikintu kimeze nk'igikombe cyangwa se ahantu nyine uri kuvanga, ukabanza ugafata igice cyangwa n'iki ngiki cyangwa ukagira ute ukavangiramo. Ku bantu ndavuga ku bantu bafite agasatsi gakeya. Noneho ushaka ko bitaba cyane, usigamo warangiza ukareka nk'iminota nk'icumi, then ukabona kujya koga mu mutwe cyangwa se iminota 5. So ku bantu bafite umusatsi mwinshi nk'uyu wanjye, ariho ndi kubereka nanjye hano ndimo ndabikoresha, ndi kubikoresha, ariko ntabwo nakoze nk'uko nabibabwiye. Nakoze ibimbangushye, nshakano nshyira mu mutwe, ncanaka nshyira nuko ako urabimixinga. So kuba ari umusatsi mwinshi rero niyo mpamvu nashyizemo utu tubiri twose. Iyi bayita Activa creme, iyi bakita creme relaxa. So rero ni utugata ari tubiri, kugira ngo tugukorere neza mu mutwe wawe.
rero warangiza ukajya koga mu mutwe, warangiza koga mu mutwe ukongera ugakoresha shampoo wawe ufite. Iyo woga mu mutwe urabanza umutwe wawe ukawureka ukanoga. Wenda nshobora kuba naberetse shampoo nakoresheje, murabizi nkunda gukoresha shampoo ya Oliva, muranyihangana hano nibagiye kubibereka. Noneho warangiza kogamo ukongera ukahita ukoreshamo icyo bita, iyi ni condition, ni icupa rya condition, urarifata ugasigamo nkuko ndi kubibereka ndi gusigamo nari nkiri muri douche. Warangiza ugasigamo ahantu hose. So condition ikintu rero igufasha ari ukuntu uba wumva umusatsi wumagaye iyo umaze gusigamo amakireme cyangwa se na produit iyo ariyo yose, kumva umusatsi urumagaye bya hatari. Nubona ukuntu ikintu wawukorera nyine, cyane niyo ushaka gusigamo amavuta ariko hari igihe ukumva urakanyaraye urumye bya hatari. So rero condition igufasha ko umusatsi wawe urelaxinga, cyangwa se nabivuga ngo umusatsi wawe woroha, ariko atari byo kubanga byane byo koroha ngo ushobora gucikagurika. Hoya ni ukoroha kugira ngo ureke kumagara bya hatari ku mutwe wawe, cyangwa se mu gihe uri gukora muri gusokoza wumve yuko umusatsi umeze nk'urugo. So rero condition ni ingenzi cyane muri iyi seti yose kugira ngo wumve yuko umusatsi wawe ufite ubuhumekero bwiza cyane kandi udakomeye nyine bya hatari. So condition ni nziza, ndayikoresha nayo nkuko muri kubibona hano, nari kuyikoresha muri douche. So mvuye muri douche ntago nabiberetse, sorry muri hangana, nari ndi kwihuta, nahise nkoresha iyo bita lotion Mega Glow Beauty. Iyi ngiyi ibasha kugarura ubwiza bw'umusatsi no kurabagirana k'umusatsi no gutanga ishusho nziza y'umusatsi, kugira ngo nubona wese umusatsi abone yuko ari umusatsi uri gusa neza, umeze neza cyane. So nkuko mubibona hano hari igihe mba nakoresheje na bya byuma, ahangaha nari nashyizemo, urabona ko umusatsi umeze neza. Nakoresheje iyi ngiyi, ugomba iyi ngiyi kuyishyiramo, uyikoresha umusatsi wawe wumutse, umakinga sure. Ushobora kuba udafite bya byuma nagiye mbibereka ibyuma bigiye bitandukanye byo nkoresha n'umutsi umusatsi, byo nsokoresha umusatsi wanjye. Urumva rero gutunga umusatsi ni ibishoro my dear, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ushaka umusatsi mwiza ariko utashyizeho ibishoro. So rero ibyo byuma bimfasha kuba nahita n'umutsi umusatsi wanjye, nkarangiza nkahita nkukorera icyo nshatse mu gihe gitoya bitewe n'aho nshaka kujya. So rero nkahita nsigamo iyi lotion dore nuko imeze. Kuza se ko bigorana da, nuko nguko bimeze. So warangiza kuyisiga mu mutwe, nakubwiye lotion icyo akamaro kumarira, kanongere nsigemo umusatsi wanjye, nawe wabikora. So aka ni aka oil, agakoresha, murabona ko ngeze kure ndimo ndagakoresha, ndagakoresha cyane kugira ngo umusatsi wanjye umere neza. Iyo umaze gusigamo iyi lotion ya Mega Glow Beauty izana ubwiza bw'umusatsi, uba ugomba guhita ukoresha n'aka ngaka ugasigamo umusatsi ukamera neza cyane. Akago cyane cyane gatuma umusatsi wawe ukura neza cyane. Usigamo mu gihe uri gusigamo ukageza indani, ku buryo nyine amavuta ageramo. Nta gusiga hano gusa, oya usiga naho umusatsi ugutereye. Buriya tips yo kuba wakoresha uri gusiga amavuta mu musatsi, ukora nkora ibituta, wenda ntabwo nabiberetse mwihangane, ariko nkora nk'ibituta nka 5 byiza, noneho nkagenda nsigamo hano. Gusiga nabyo bitwara umwanya, atari byo kuvuga ngo urasigamo we. Ushobora gusigamo wirukanka wihuta bitewe na time ufite, ariko mu gihe ufite umwanya ihangane byibuze ufate nk'iminota 20 uri gusiga usa nk'umasa, amavuta ari kugeramo imbere indani, use nk'uri kumasa neza neza kugira ngo agereho umusatsi imizi y'umusatsi itangirira. Wongere ujye usiga no ku mpera z'umusatsi hose, noneho ubone kuba wasinyuzamo igisokozo cyawe
mu musatsi wawe, ukabona yuko umusatsi wawe unoze ahantu hose ukwiriyemo, ugezemo amavuta neza. So ikintu nakugira ngo iyi Mega Glow nkuko nabibabwiye irakora neza cyane. So ikindi cyitonderwa nibagiye kubabwira, I'm so sorry. Icyitonderwa kuri iyi Mega Glow, iyi creme ntabwo ari kuvuga ngo uyikoresha buri munsi, numva ko uyikoresha igihe ugiye nko koga mu mutwe. Ushobora kuba uhambuye ibisuko byawe ukaba wayikoresha, cyangwa se nk'umuntu wifitiye naturere buri gihe ushobora kuyikoresha kabiri mu kwezi, cyangwa se bitewe n'ubushobozi bwawe rimwe mu kwezi, ariko byibuze at least kabiri mu kwezi. Hari n'ukoresha every week, buri ko agiye koga mu mutwe akabanza agasigamo then akabona kujya koga mu mutwe. Ariko uri every week ntabwo washyiramo byinshi cyane mu mutwe bya buri cyumweru. Ko ufite agasatsi gakeya, ubwo iyi wagikoresha mu byumweru bitatu. Ufite agasatsi gakeya mu byumweru bitatu. Umuntu ushaka ko umusatsi urambuka cyane 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 nyine ugasimbura produit, wakoresha iyi ngiyi. Wayikoresha nabyo nta kibazo, ukamazamo nk'umwanya munini cyane. So muranyihanganira, ntabwo nabivuze ahantu habanza, muranyihanganira cyane, ariko ndizera yuko niba wakomeje gukurikirana video ahangaha ubyumvishemo. Sinabyiza yuko uciramo video hagati. So rero ndizera ku bantu mwari mukumbuye video y'umusatsi mugiye gutangira guba mwayikoresha, cyangwa se niba uri mushya hamwe ushobora kuyikoresha. Noneho ni excuse no ku bantu bari mu Rwanda, hari umumama nawe ufashiza abantu benshi ku bintu bijyanye n'umusatsi, kandi murangira abakiriya cyangwa se abantu bafite ibibazo bijyanye n'umusatsi. Hari amavuta agiye atandukanye, hari amavuta y'abana, hari amavuta bita hair growth, hari amavuta bita hair repair, hair relaxer, ni byinshi by'amavuta agiye afite. So rero uramutse utabonye iyi Mega Glow, n'uwo mudamu yayikugezaho kandi akagukorera neza cyane. Nawe yita ku musatsi cyane, kandi amajije gufasha abantu benshi bagiye batandukanye. N'abambwiye ati warakoze turangira uriya muntu, kwera yuko wowe basi utabasha kuba watugeraho turi, bitewe ntabwo nagera ahantu hose, cyangwa se ngo icyo ubonye hano mbashe kuba nakikugezaho aho uherereye. Ariko kiba cy'ingenzi ni uko nshobora kuyakwereka, uwo mbashije kuyagezaho nkayamuha, uwo bidakundiye ukaba wabashakira n'ahandi, ariko nayabuze nkaba nakwerekana ayandi nizeye yagukorera neza cyane kandi ku rwego rwo hejuru. So rero nizere yuko abakunzi b'umusatsi, abakunzi bw'ubwiza bw'umusatsi, tugiye gutangira ngiye kujya mbereka tips zigiye zitandukanye n'ibintu wakoresha kugira ngo umusatsi wawe umere neza cyane cyane ku rwego rwo hejuru. Abantu mwarimo nkumbuye kumbereka umusatsi wanjye, mubyandike muri comment. N'abari bakumbuye kumenya ibintu bakoresha mu musatsi n'ababibonye ubu, namwe mubyandike muri comment. Ikibazo cyose ufite umbaze muri comment, nzaza musubize muri video naba nateguye gukora y'utahajyanye n'iby'umusatsi. So rero nakomeza kubabwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. So ciao ciao.